Yes, nongeye ndagusuje, nongeye nguhaye ikaze aho uri hirya no hino mu gihugu, waba uri mu majyaruguru, waba uri mu majyepfo, iburengerazuba, iburasiro bwaryo ndetse no mu majyaruguru hose, turakwakiye tuguhaye ikaze. Niba ari bwo ukigera kuri iyi channel ya Furaha TV, ndagira ngo nkubwire ngo wageze ahantu hanyaho, hakurwa amakuru yizewe abatarabonwa n'undi wari we wese. Icyo tugusaba rero nta kindi no gukanda kuri subscribe, nsukana nawe ukazogera ubona hasi kabisa. Kandi nawe niba wari usanzwe mu bo twari dufite, wari usanzwe mu ba subscribers, mu badukurikira bacu, turagushimiye cyane. Imana iguha umugisha, jya uwa mbere mu gukurikirana amakuru yose tukugezaho, kuko nitwe ba mbere dutangaza amakuru yizewe ndetse ataratangazwa n'undi uwo wese cyangwa se n'indi channel iyo ari yo yose. Ni hano rero, ni hano bibera. Tuguhaye ikaze rero muri iyi nkuru igiye kugaruka ku nkuru nziza yabaye kuri Nishimwe Naomi ndetse n'umugabo we Michel Tesfaye. Hanyuma guys, rero ni inkuru nyine ishimishije kuri bo. Nabaheruka gukora ubukwe ku itariki 29 z'ukwa 12 umwaka ushize wa 2024 kabisa. Naomi rero katuanze tumuvugeho gato. Nishimwe Naomi ni umukobwa wabaye Miss Rwanda umwaka wa 2020 kabisa. Icyo gihe muri covid byari bitoroshye, ariko yaje kuba yegukana ikamba. Umukobwa w'uburanga butangaje, umukobwa mwiza cyane, umukobwa ndetse kuva Miss Rwanda yatangira kabisa. Uyu mukobwa nkurikije comment zamugarutseho, abantu benshi baravuze ati yarakwiye ikamba bitandukanye n'abandi bajyagaho. Bamwe ugasanga barabikritika bati uyu nguyu ntabwo ari we wagombaga gutsindira ikamba, ariko uyu we twavuga ko yatsindiye ikamba abimerita kabisa, abikwiye. Ako abantu benshi bagiye babigaruka bavuga ati uyu mukobwa ni mwiza kandi afite n'ubwenge mu by'ukuri, afite n'impano nyinshi zitandukanye, agiye akora comedy, arabyina, araririmba. Ni umukobwa mu by'ukuri wari ukwiye gutsindira irushanwa akagukana ikamba rya Miss Rwanda nk'uko abenshi bagiye babigarukaho kabisa. Nyuma rero yo kwegukana iryo kamba mu mwaka wa 2020, uyu mukobwa yahise atangira kugenda agaruka kuri social media cyane, we n'abandi bavandimwe be biyita Mackenzie. Kuri ubu ngubu nyine nabo harimo n'undi nawe washatse umugabo, nawe kuri ubu ngubu nawe wenda kurushinga. Ibyo nabyo tuzabigarukaho nyuma. Uyu ngo rero Nishimwe Naomi nyuma yo kwamamara cyane ku mbuga nkoranyambaga, agatangira kugenda ajya ahantu hakomeye, asohokera ahantu hamwe n'ahandi, niho yaje guhurira rero n'uyu musheri we Michel waje kumubenguka. Rero inkuru yabo iza kumenyekana yuko uyu mukobwa wacu Nishimwe Naomi yabengutswe n'umusore wo mu gihugu cya Ethiopia kabisa, muri Afurika, muri Ethiopia, ahantu hazwiho kuba abakobwa ndetse n'abasore kabisa b'uburanga butangaje cyane kabisa, by'umwihariko cyane muri icyo gihugu cya Ethiopia. Nuko rero inkuru yatugezeho nk'abanyarwanda, urukundo rwabo rutangira kujya ahagaragara, haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku maradiyo batangira kubitangaza ko Miss Rwanda Nishimwe Naomi wacu ari mu rukundo kugeza kuri ubu ngubu. No, bakaba ari umugore n'umugabo tuvugana, barangije no kurushinga. Ni urukundo bakundanyeho igihe kigera ku myaka 2, aho twamenyeye ko bakundana kugeza ubwo nyine bafashe umwanzuro wo kubana karamata, bakaba umugore n'umugabo. Ni inkuru y'urukundo yabo ndende nziza cyane, ni urukundo rwaryoshye ku mbuga nkoranyambaga, kajya basohokana muri Big Arena, bakajya bajyana ahantu hamwe n'ahandi. Ndetse uyu musore yaje kuba anajyana Naomi mu gihugu cyabo muri Ethiopia, naho baramwishimira cyane, bati uyu mukobwa ni mwiza cyane, ntaho atandukaniye n'abakobwa bacu n'ubundi ba hano muri Ethiopia. Ngira ngo murabizi ko muri Ethiopia naho bagira abakobwa beza, ariko uyu Michel kabisa yabengutse umukobwa wacu Nishimwe Naomi, aramwishimira, mubonamo uburanga butangaje kugeza ubwo yemeye ko amubera umugabo, nawe akamubera umugore. Iyo rero ntabwo ariyo nkuru urebye ituzanya hanini. Icyo ndi kukubwira no kugira ngo tubanze tumenye abo tugiye kuvugaho. Nyine hari ubuje bwa mbere wenda akaba atazi aho biva naho bijya, tugira ngo tumusobanurire abantu tugiye kuvugaho abari bo. Uyu nguyu umugabo rero wa Nishimwe Naomi ni umu businessman, ni umugabo ukomeye cyane ufite amafaranga menshi. Ngira ngo mwabonye inzu iri hara mu mujyi wa Kigali yubatse, yacyuyemo umugeni. Nishimwe Naomi ni inzu nziza cyane nayo mu minsi iza
turayikoraho inkuru tuyibatemberezemo, tuzajya kubasura kabisa, tujyaneyo kamera zacu nka Furaha TV kuko nicyo tubereyeho, nicyo dushinzwe. N'abasitari of course ubuzima bwabo tugomba kubumenya, rero niyo mpamvu ufite no gukora subscribe kugira ngo nidushyiraho iyo nkuru igaruka ku nzu yabo nitubasura, iyo nkuru zabo wa mbere kuyibona, tuzabasure tubabaze amakuru turebe uko byifashe mu rugo rwabo rushyashya kabisa nk'abasitari nyine, nkuko n'ahandi entertainment mu bindi bihugu hose ikorwa niko bigenda. Hanyuma guys, inkuru rero ituzanye ishishikaje nuko nyine murabizi ko ubukwe bwa Naomi bwabaye nyine nkuko nababwiye tariki 29 z'umwaka ushize kwa 12. N'ubukwe bwari bwiza cyane, n'ubukwe bwitabiriwe n'abakomeye, aboroheje, abasitari mu ngeri zose kabisa. Bwari ubukwe bwiza, bwari buri gutambuka live kuri YouTube, aho bwarebwaga live n'abantu bagera ku bihumbi 50 kabisa. Live kuri ubu ngubu bumaze kurebwa n'abagera hafi kuri miliyoni kabisa ku rubuga rwa YouTube. Murumva ko ari ubukwe nyine bw'abasitari, n'ubukwe bwari bushishikaje benshi cyane kabisa. Rero amakuru tukuzaniye nuko bitarangiriye aho. Umudamu cyangwa se first lady cyangwa se nyakubahwa Jeannette Kagame nawe ntiyabashije kujya muri ubukwe bw'aba bavandimwe cyangwa se bwa Naomi, dore ko ari umukobwa nawe ikunda cyane, umukobwa abona ufite indangagaciro, umukobwa yenspira, umukobwa ubona nawe afite ishyaka ryo kuzagera kuri byinshi, agateza imbere urubyiruko. Rero ntiyabashije kugera mu bukwe bwe, ariko kuri ubu ngubu amakuru meza tukuzaniye nuko nyine impano ye yagombaga kumuha mu bukwe kuri ubu ngubu yamaze kuba abatumira ko bazaza hariya nyine mu rwuri rwabo kabisa, akabagabira inka, amashyo, akabashimira cyane, ndetse ashimira n'uriya musore wemeye kubenguka umukobwa wacu w'umunyarwandakazi akamubera umugabo. Ayo rero ni amakuru meza cyane, ni amakuru ataramenywa n'ibinyamakuru byinshi. Twebwe rero kwa kundi twitwa ngo tuba turi abambere cyane, inkuru niyo tugomba kurwanira gutangaza mbere cyane kabisa, kuko ariko kazi kacu nyine, niwo mwihariko wacu, gutangaza inkuru itaraba trend cyane, itaramenywa n'abantu benshi. Nunareba inkuru nyinshi dutangaza uzasanga ari inkuru ziba zikiri ibanga kabisa. Ngayo nguko rero niyo nkuru nziza tufite yuko aba bavandimwe Ishimwe Naomi ndetse n'umugabo we Michelle bagiye kugabirwa inka nziza cyane zivuye mu rwuri rwa nyakubahwa Jeannette Kagame, akabagabira inka, akabashimira mu rwego rwo kubifuriza kugira ngo mu rugo rwabo hazahoremo amata kabisa, kandi bazabyare hungu na kobwa, abahe n'umugisha ibyeyi kabisa. Ngira ngo murabyumva abakunzi ba Ishimwe Naomi, abakunzi b'ikapo kabisa, ndizera ko inkuru ibashimishije cyane. Nawe niba iyi nkuru igushimishije, kora subscribe, utange na comment yawe, ukore na share ku nshuti zawe, nabo bumve iyi nkuru nziza igiye kuba kuri Naomi. Ubwo ibindi tuzabikurikirana mu nkuru y'ubutaha, niba bajyayo kwakira cyangwa se gukura ubwatsi, tuzaba tubibamenyesha neza cyane. Njye wumvaga nk'ibisanzwe na Gladiator. Ciao ciao.